Turagushimye data mwiza, tugushimye neza yawe, tugushimye urukundo rwawe, ni ukuri wakoze, tugushimye ko turi bazima, hari benshi bapfuye, hari benshi barwaye, twebwe turi bazima, izina rye rihabwe icyubahiro. Nyagora ku ngoma rero, twiciye ahangaha, njye ni mutumirwa, tugiye gukora ikiganiro, ni ukuri turasaba Mwuka Wera tuyobore abane natwe. Icyo tugiye kuvugira ahangaha ntabe ari twe tuvuga, ahubwo aba ari wowe. Mwuka Wera nadusange, tuvuge amagambo meza kandi avuye kuri wowe, ni ukuri twamwe Satani n'ibisa nawe biturogoya mu izina rya Yesu. Turamwamaganye mudayimoni w'amagambo mabi, mudayimoni utatuma tuvuga ijambo ryawe, turamwirukanye mu izina rya Yesu. Data mwiza rero, komeza ubane natwe tuyobore mu biganiro tugiye gukora, abadukurikiye ni ukuri ibiganiro bibaryohere kandi bibafashe, abahinduka bahinduke, abarwayi bakizwe. Ni ukuri turazi ko ushoboye, turazi ko uri Imana ihambaye. Databuja rero komeza ubane natwe, imanuka ubane natwe mu kiganiro tugiye gukora, ubane natwe mpaka dutangiye kugera dushoje. Urakoze Databuja rero kuko byumvise, twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabashuhuje bakunzi ba Kiza Claude TV aho murereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera ryabwo, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Yesu ashimwe. Mumeze neza? Rero nari maze tutabonana kubera uburwayi, ariko nagarutse. Ndashima n'Imana ko nabashe gukira nkaba ndi muzima, mumere Imana icyubahiro. Rero nkuko mumenyereye channel yanjye bageza ibiganiro bitandukanye, yobokamana, ubuhamya, kuganira bitandukanye, mbese tujya byo muri iyi si. Rero uyu munsi kuri kamera za Kiza Claude TV dufite umutumirwa, numva mumaze kumenyera, ni umuntu Imana yagiriye neza, ni wa musore Imana yakuye mu byaha, kuko Imana ishoboye yamukuye muri puberi, niko navuga, hahandi Imana ijya gukura akavuga ati Imana yarakoze. Ni umugabo wo guhamya Imana. Rero agiye kubibwira abatamuzi, abamubonye bwa mbere, ababwire uko Imana yamukuye, ababwire ahagejeje akorera Imana, ubundi dukomeze ikiganiro. Waramutse neza? Muraho neza Claude, nishimiye kongera kugira nawe ikiganiro. Karibu rwose angaha wisanga. Yego rwose. Ndabyibuka yuko igihe wanomeraga tujyana ikiganiro, abakunzi bawe bacano rwose uburyo narinde mu byaha nshaka gukizwa. Ndashimira abantu bamfashije, baneye inkunga, ariko abambonye nyine wenda ari ubwa mbere. Nitwaye Jide, nkaba rwose nagene mu bikorwa bibi. Ikiganiro nakoze bwa mbere, barambonye bamwe baneye inkunga, baranganiriza, baramfasha, mva mu bijyanye n'amasengesho pe. Jide tukiraho ngati ni ukuri iti nari ndi mu byaha, ese byarimo ibyaha bitandukanye, ibyaha se yakoraga ibihe byaha, ese niki cyatumye ureka ibyo byaha, ese koko nibyo warabiretse koko, ese niki cyaguteye imbaraga, ese uracyarimo neza? Bwira n'abadukurikiye nibihe byakoraga. Wari umusinzi, aribaga, nibiki byakoraga byitatumva ati mfashi ya mbere, ngiye gukizwa, ngiye gukurikira Yesu. Ese gukurikira Yesu harimo inyungu, harimo igihombo? Bwira n'abadukurikiye. Ubushize wenda tuganira ubwo meruka ku bakunzi bawe, urazi ko nanjye nande mu bikorwa bibi, ingeso mbi z'ubusambanyi, ariko ibikorwa by'umwanda, by'ubutinganyi. Nakubwiye ko ubushize meruka hano mvuga ko naryamanye n'abantu barenga 200. Ariko rwose ndagira ngo ubwire ko Imana yaramfashije, ubwo nangiye gukizwa, ukansengera, nkatera intambwe ku bwawe, ariko byagenze neza rwose. Imana yaramfashije, nakomeza kujya mu masengesho kenshi, amaze gutanga ikiganiro. Ndashimira abantu bamfashe mu gusenga rwose, bakanyandikira, bakampa imirongo ya Bibiliya, inkomeza rwose. Ubundi mu nzira nziza, ibintu bimeze neza nta kibazo. Ati ndi mu nzira nziza, ibintu bimeze neza nta kibazo. Ese barabana impungenge koko, ibintu koko birashoboka? Umuntu ashobora gukizwa pe, ibintu yakora abantu baba ntabwo bishoboka? Wenda ngize Imana ndakubonye wowe, nawe nanjye nabibayemo nakijijwe, ariko nkawe none gatwana ku giti cyanjye, yapana ngiye ndashaka kubaza wowe, kandi baba ntabwo bishoboka. Ibintu koko nibyo birashoboka, unashobora kubireka pe burundu? Ni izihe mbaraga munakoresha, bigenda bite? Kuko abantu badukurikiye we n'abanyandikira ngo byaranze, mukavuga ngo ntago ari byo, ngo turabeshya. Barabana impungenge cyangwa babwize ukuri? Yego, abantu bashobora kumva ko bidashoboka, ariko wenda nk'ibintu namazemo imyaka y'ubuzima bwanjye nyivuka kugeza uyu munsi, kugeza igihe iki gihe nyine, ariko ndababwiye ko bishoboka pe. Ariko buriya hari umurongo muri Bibiliya muri Zaburi uvuga ngo Imana itoranyije n'abiyegereza, kandi ikabicaza n'ibikomangoma. Ariko ndagira ngo ubwire yuko rwose birashoboka,
bigashoboka rwose pe. Ubu ndashima Imana kuva twamara gukora ikiganiro, kuva navuga ngo mfashe umwanzuro wo gukizwa, ndakubwiza ukuri ko abanyandikira mfite uko mbasubiza. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rihindura imibereho y'abantu rwose. Nta muntu nongera kuryamana nawe, abanyandikira ngira uko mbasubiza, ibintu umva bimeze neza nta kibazo. Ati ibidashoboka ku Mana birashoboka. Haleluya. Ni ukuri nanjye ndi umugabo wo guhamya Imana, ndi umugabo wabonye Imana, ndi umugabo Imana yasanze ingirira neza, nanjye ndakataje mu rugendo rujya mu ijuru. Abo dufatanyije urugendo rero ni ukuri mukomeze urugendo. Nabizi harimo ingorane nyinshi mu rugendo, harimo amahwa, harimo inzira zifunganye, ibibazo byinshi cyane, ariko byanga byakunda dufite umwami tuganirira. Ni ukuri kandi yatubereye ibuye rikomeye rikomeza ifuruka. Rero mukomeze urugendo rujya mu ijuru, dusengerane, unsengere ngusengere, nziko bizagenda neza. Egide, ubu ngubu bigeze hehe? Ese ubu ngubu gukora iki? Gukora muri umurimo w'Imana? Ese uri kubwiriza? Ese uri kuririmbira Imana? Ese uri kwiga Bibiliya? Ese ni uhe muri Imana yaguhaye muri iyi minsi wavuga ati ndi gukorera Imana? Ese uri kuvuga ijambo ry'Imana? Ese uri kuvuga uti ndashaka ko abantu bakizwa, ndashaka kubwiriza, ndashaka gutanga ubuhamya? Ni iki ubu ngubu muri iyi minsi uhugiyemo? Ni iki kikuraje ishinga? Ni iki wabwira abantu dukurikiye nyuma yo gukizwa, nyuma yo kuva mu byaha ugafata ingamba ukati nge ndiyemeje? Ufite izihe ngamba ki? Cyangwa se waba ufashe izihe ngamba? Cyangwa se gukora iki ku bijyanye n'umurimo w'Imana? Urakoze cyane rwose. Ingamba mfite, urabona ko twari mu gihe cya covid. Nimara kuva kuri cano ngasenga, ngasaba inkunga z'amasengesho, abantu bakansengera, abantu bakama inkunga y'amasengesho rwose, bakama courage. Ndagira ngo ubwire yuko Imana yamfashije pe. Njyewe ubwo nahise nkora amasengesho y'ibyumweru 2. Amasengesho y'ibyumweru 2 ndasenga, njya mu magurupe y'abantu y'amasengesho, baramfasha ndasenga. Ndagira ngo ubwire ngo Imana yamaye amagambo aboneka muri Zaburi, kandi turasomere hamwe nawe uyumve nyakubwire. Amagambo Imana yamaye muri Zaburi 143 umurongo w'10. Ayo magambo aragira ati, umurongo w'10, ngo unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari we Imana yanjye, umwuka wawe mwiza unyobore mu gihugu cy'ikibaya. Urumva rero iryo jambo Imana yararimaye igihe nasengaga, abantu bakansengera, turi mu cyumba mu butayu. Urumva nashyizeho imbaraga zo gusenga cyane. Reka tuganire gatubaza kutuya ku ijambo ry'Imana. Ufunze ibira gatoya, nawe tuganire gatoya ngishaka kubaza unsubize, n'abantu badukurikiye hano bagiye banyandikira bakumbazaho. Nawe tuganire gato turangiza turaguha umwanya hano urisanzura unatubwize ku ijambo ry'Imana kugira n'abandi badukurikiye bafashwe. Egide, ibi bintu koko wowe iyo ubibonye ubona bifitiye ihe ntera? Ese ubona hakorwa iki kugira ngo bishire? Ese ni iki twebwe dusabwa nk'abantu basenga? Ese twakora iki kugira ngo, kuko abantu benshi urubyiruko turi kubijyamo, ngewe ku giti cyanjye ko mbibona, mbona urubyiruko rwa hafi ya rwose bari kubyijandikamo, kandi sinzi ko umuntu yagera ku iterambere ry'igihugu ari mu byaha. Sinzi ko umuntu yamenya Imana ari mu byaha. Sinzi ko umuntu ejo hazaza yagirira umumaro igihugu akora ibyaha bidafututse, ari umujura, ari umusambanyi, anywa itabi, urumogi. Numva banyweye itabi byanga byakunda n'urumogi, ugasanga ababyeyi bawe baraje hanze wakubise, ugasanga ubusambanyi, ugasanga nta mahoro y'umunyabyaha ko navuga. Urabona hakorwa iki? Twakora iki nk'abantu bakijijwe cyangwa dukurikiye cyangwa se bisi muri rusange, kuko byafashe indi ntera? Byafashe indi ntera kuko Satani nawe Bibiliya tugaragariza yuko nsigaye nkoresha imirongo y'Bibiliya cyane, kubera ko abantu bagenda bambwira imirongo nyine kugira ngo nyimenye. Ariko Bibiliya ivuga ko Satani aziranga n'ashaka uwacuncomera. Ni ukuvuga ngo rero ikintu umuntu yakora ni ugusenga cyane, kuko imbaraga z'amasengesho nizo zangize njyewe Egide wundi ubu ngubu. Kuko njyewe ntabwo nari bwishoboze, ntacyo nari bukore ngiye ku mbaraga zanjye, ahubwo Imana yo mu ijuru niyo ibasha kudufasha. Icyo rero umuntu yakora ni uko umuntu yakije ku ijambo ry'Imana agasenga cyane. Urumva nafashe igihe cyo gusenga muri guma mu rugo, bitari byoroshye. Ndemera negera Imana, nyisaba imbaraga, ubushobozi bwayo kugira Imana intere inkunga. Ubwo rero icyo kintu nicyo kintu cy'ingenzi cyafasha abantu kugira ngo babashe guhinduka kubwo imbaraga z'umwuka wera Imana duha kugira tubashe gukizwa, tuba abantu bazima mu maso y'Imana. Egide, ndashaka kuganira nawe. Ama organization mu Rwanda
ahari ashyigikiye ibintu by'uburaya, ashyigikiye ibintu by'ubutinganyi ngo n'uburenganzira bwabo, bakabaganiriza, bakabaha amavuta yo kwifashisha, amapuridansi, ibintu byinshi cyane nyine ntarondora, nyine namwe mudukurikiye muzi cyangwa nawe uzi wabayemo cyangwa se ujya wumva, bafashwa mbese mu ubwo buryo, bakabatera n'inkunga. Icyo cyo nta kintu nakivugaho, ahubwo ndavuga ngo hamutse haje no organization cyangwa se itsinda rirwanya ibyo bintu nabyo, kandi ibi ntabwo tubishaka, abantu babivemo babireke, ibi nta mumaro wabyo, nta muntu bizatugeza, ibintu nk'ibyo ngibyo, warijya mu iryo tsinda, warishyigikira rikarwanya ubutinganyi, hagati ibintu muhinduke mubireke, wabishyigikira cyangwa wumva wajya mu byo rishyigikiye abantu babikora, wumva wowe uhagaze muri ruhande? Yego, urumva iyo organization yose ahubwo sirahari z'abantu babirwanya se cyangwa batabikunda, cyangwa organization yihe? Organization yo kubirwanya ntayiba mu ntayo nzi, ntayibaho, ariko navuze ko ibaye ikaba ije cyangwa ivutse cyangwa ibaye biriho, isasibiza abantu kuri ku buraya cyangwa se kuri ku butinganyi. Iyo ngiyo rero ihari, ahubwo ngewe wasanga n'igiye kuyishinga, kubera ko ngewe nabihozemo ndabisobanukiwe, ahubwo ubwo ngewe kubera ko mu byo nigisha urubyiruko abantu benshi babigiyemo, urumva ngewe ubwo wasanga ari nge Imana igiye gukoresha kugira ngo mbirwanye, kuko mbizi mbisobanukiwe neza, ntanabashyigikira cyane rwose, ahubwo nimba ari abandi badufasha kugira ngo turwanye icyo kintu, uwo mutego Satani akoresha, ahubwo banera ingabo mu bitugu kugira ngo tubashe kurwanya icyo kintu. Ati ntabwo ari byo twabashyigikira, twishimiye ko urubyiruko rw'u Rwanda rushira, twishimiye ko abana b'u Rwanda b'abakobwa baba abagabo kandi ari abakobwa, ejo hazaza ntitwazagira umuryango, ejo hazaza ntitwazagira abuzukuru, ntitwazagira abakazana cyangwa se abakwe. Ni ukuri mwene data uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, uri hose ifata umwanya usengera abana bawe, usengere isi muri rusange, usengere urubyiruko, usengere kugira ngo ibintu birimo biza bivuka by'imitego ya Satani cyangwa se hirya no hino, kubera Satani ndabona isi yatangiye mbese arakabije cyane ko navuga kugira ngo atsindwe, ariko nzi ko Imana yatoranyije abashyizeho ikimenyetso. Amen, amen. Rero mwakoze, ngiye guha umwanya Egide kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana uteguriye, atugezeho kutuganiriza ku ijambo ry'Imana. Ni ukuri rero Egide agiye kumusengera kugira ngo ijambo ry'Imana uteguriye tugire akamaro twese, kuko nibyo kurya abantu basenga barabizi, cyangwa abantu bakora barabizi, nibyo kurya by'umwuka. Amen. Rero tugiye kumusengera. Data mwiza, twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje umwanya nk'uyu nguyu, tuguha icyubahiro nyagora ku ngoma, ni ukuri izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data buja rero nyagora ku ngoma, Egide ayicaye ahangaha, nakubera igikoresho, ni ukuri manura umwuka wera amusange, ntaba ari we uvuga, ahubwo aba ari wowe, ayoborwe nawe, ibyo agiye kutwigisha bitugirira akamaro, ni ukuri nuba ari wowe umuyobora, nuba ari wowe umuvugiramo, ntaba ari we ahubwo ari wowe. Data tutabizi ko ushoboye, rero bana nawe mu byo avuga, bigiye kutwigisha bitugirire umumaro, bihindure benshi, abarwayi bakire, abafite ibibazo bishire, ni ukuri tuzi ko ushoboye byose. Ngaho rero bana nawe, mubere ingabo, mbese ubu abe mikoro uba ari uvuga. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Umwanya ni wawe rero kugira ngo tuze ijambo ry'Imana waduteguriye. Imana ikora ibintu bitangaje kandi Imana igira neza. Ubwo nari ndimo nganira n'umuvandimwe Kiza Claude, Imana yamaye amagambo ubwo nari mu masengesho muri Zaburi 143, ariho nahoze mvuga umurongo wa 10 avuga ngo ungishe gukora ibyo ushaka, kuko ariho Imana yanjye, umwuka wawe mwiza unyore mu gihugu cy'ikibaya. Haleluya. Aya magambo ijambo Imana yamaye ubwo nari ndimo nsenga muri Guma mu Rugo, Imana yamfashije kugira ngo mbashe kumva yuko ibyo ngiye gukora imagurukije kugira ngo nyivugire ko atari imbaraga zanjye njyewe ubwanjye, ahubwo ari ubushake bw'Imana. Imbwira yuko inyigisho gukora ibyo ishaka, kandi ari Imana yanjye, umwuka wayo ari ugiye kumfasha kugira ngo mbashe kuyikorera, iramagurutsa. Igihe rero nari ndimo nsenga, Imana imfashije yamaye amagambo avuga ngo ese abantu ni gute bakomeza kugira ukwizera, ese batumira ukwizera gute, ese ko abantu nkatwe nubwo twari mu bikorwa bibi, nubwo twarimo
turi mu nzira zitakwiriye, ariko Imana yaduhaye ko idufasha kugira ngo tugendere mu nzira zayo ko zikwiriye. Ndizera ko umuntu wese yavutse iwabo basenga, tuvukira mu madini atandukanye, ariko Imana hari ikintu yatubwiye. Imana rero yamaye amagambo avuga ngo ese ibyo turimo cyangwa se ibyo twagiyemo cyangwa se izo nzira mbi twagiyemo, ese ni ukuvuga ko twazigiyemo tutarasenze? Ese iwacu nibatujyanaga baduhetse mu gusenga? Icyo ngicyo ni Imana yongeye kugarura. Ese ni iki dutumbire muri kino gihe? Ese we wize mu gihe cya kera, muri kino gihe uhagaze hehe? Ese ufite kwizera kungana gute? Amagambo Imana yamaye aboneka mu Bakolosayi igice cyaho cya 3. Turagenda dusoma imirongo itandukanye kugira ngo tubashe gufashwa, kugira ngo tubashe kumva icyo Imana yatuvuzeho. Abakolosayi igice cyaho cya 3 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 4 kugira ngo twumve icyo Imana yatuvuzeho, cyangwa se amagambo Imana yamaye kugira ngo mbashe kubafasha kumva icyo Imana ishaka ku bantu bose bayizeye, bakemera ko Yesu Kristo ari umwami wabo, bakemera ko Yesu Kristo yabapfiriye akaba umukiza n'umwami wabo. Ayo magambo mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa mbere Imana iravuze ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Umurongo wa 2 mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari kuri kwisi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahwanye na Kristo ku Mana. Umurongo wa 4 kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, muzahera ko mwerekanwe naho mu bwiza bwe. Haleluya! Ijambo ry'Imana rishatse kutwereka yuko tugomba kwerekeza ibitekerezo byacu ku bwami bw'Imana. Ibintu turimo byose, ibyo dukora byose, ibyo tuvuga byose, ibyo dushaka gukora byose, ubucuruzi turimo, imigambi yose turimo, ubutinganyi tubamo, ibintu byose bikorwa bibi, ariko ijambo ry'Imana ku murongo wacu wa mbere atugaragaje yuko ngo nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima wanyu ku biri mu ijuru. Haleluya! Igihe cyose duheze ibitekerezo ku byo mu ijuru. Ese igihe baduhekaga, ese igihe twavukaga, igihe twakoraga ibintu bitandukanye, ese tujya twibuka yuko twasenze? Ese twagiye mu makora atandukanye? Ese kwizera kwacu dufite muri kino gihe? Yewe umuntu w'Imana usenga kino gihe, wowe muntu uri mu bikorwa bibi, ese kwizera kwawe gushingiye kuki? Umurongo wa 2 wagaragara ati mujye muhoza umutima wanyu ku biri mu ijuru atari kubiri mu isi. Umurongo wa 3 ugaragaza yuko ngo kuko twapfuye. Ese twapfuye mu geso zacu mbi? Ese igihe twihanaga, igihe twizeraga, igihe twakoraga ibikorwa byiza, ibikorwa runaka byiza, tuvuga ngo wenda ni by'ababyeyi bacu batugize, nyuma yaho tugagenda tuhinduka, ese ni iki twakoze? Yewe muntu w'Imana, Imana iramagurukije kano kanya mu bikorwa byose nakoraga. Imana yambwiye ko izama amavuta yayo, ngira umukozi wayo, ngira umuvuga butumwa wayo, kugira ngo mpindure abantu, ndwanye abantu bakora ibikorwa bibi, mbasengere mu izina rya Yesu ngo duhoze ibitekerezo byacu ku bwami bw'Imana. Icyo ni Imana idusaba. Umurongo wawo wa 4 ugaragaza neza icyo tugomba gukora. Uvuga ngo kandi azerekanwa namwe, muzahera ko mwerekanwe nawe mu bwiza bwe. Ese ubwo bwiza ni ubuhe? Ese tuzekanwa na Yesu Kristo mu bwiza buhe? Icyo gihe azahishurwa aje kuvuga ngo intama nihe natoranya ashyira ahantu hariya ku ruhande, avuga ati ni mwebwe mukwiriye kuraga ubwami, mwebwe mukwiriye kujya hariya muri urumamfu rubi, atoranya nk'uko umubibyi atoranya imbuto. Ese uri hehe? Ese ugaragaza yuko ukorera Imana gute? Ese kino ugeze mu kiryo kingana iki kuyo ukorera Imana? Iki ni igihe Imana imagurukije, Imana inkuye mu bikorwa bibi, imbwira yuko ngomba gukora ibintu gufasha abantu kugira babashe gusobanukirwa inzira zayo, bakorera Imana. Ese uyu murongo wa 4 ngazerekanwa namwe, muzahera ko mwerekanwe nawe mu bwiza bwe. Ese aho uri mu bikorwa byawe ugaragaza ko ukorera Imana, ugaragaza yuko ibikorwa byawe uzerekanwa na Yesu Kristo, uri mu nzira zayo, ukorera Imana. None ikibazo ni iki rero? None ni iki cyagaragaza kuri umukristo muri kino gihe? Ni iki cyagaragaza
yuko imana iri kumwe nawe. Niki cyagaragaza yuko imana ufashe ingamba zayo cyangwa se uri mu nzira ukurikiye Yesu Kristo. Umurongo waho wa gatanu ni ugaragaza mu Makolosayi icyo umuntu wese yagombye gukora kugira ngo agaragaze neza nimba koko ayobotse inzira y'ukuri, nimba Yesu Kristo yamubambiwe, nimba itekerezo byerekeje ku bwami bw'Imana, ugatekereza ati igihe nizeraga, ese igihe nizeraga kwa kwizera nagize, ese igihe nizeraga umwuka w'Imana ukanzaho nkakorera Imana nkayikiranukira, ese narahindutse muri kino gihe. Umurongo wa gatanu ugaragaza ngo icyo tugomba gukora kugira ngo tubashe kumva ko ibitekerezo byacu byerekeze ku Mana. Yewe wowe wumva ijambo ry'Imana, waba uri kuri radio, waba uri kuri YouTube, waba uri kuri channel runaka, ndagira ngo ubwine ngo Imana iravuze ngo, uyu murongo wa gatanu ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'ibyisi. Niziye sizo ngeso z'ibyisi. Umurongo ukomeza uvuga ngo gusambana no gukora ibikorwa biteye isoni no kugira no kurarikira ibyifurizo byose bibi, gusenga ibigirwamana. Umurongo wa gatandatu turavuga ngo ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Umurongo wa karindwi ugaragaza ngo kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo, aka kanya ibyo bikorwa twabigenderagamo. Ndagira ngo ubwire ngo uri muri ibyo bikorwa ukumva Imana yarakubonye, Imana yakubonekera, ukora ibyo bikorwa bidakwiriye, warangiza ugakoma muri izo nzira. Batubwiye ko umurongo tugaragaje yuko ibikorwa by'ubusambanyi, umujinya, kurarikira, ibyo byose, kurarikira n'uburyo bwinshi, hari ubutunzi, kurarikira ibintu bijyanye n'ibikorwa b'ingeso mbi. Aho ndagira ngo ubwire ngo Imana iravuze ngo ibyo byose tugomba kubihindura tukaba abakozi bayo. Imana ikadufasha kugira tubasha tuba abagaragu bayo buzuye mu izina rya Yesu. Ndategetse ngo Imana iravuze ngo tugomba kuba abantu bakwiriye, ibitekerezo byacu by'ubwami bw'Imana, ibitekerezo byacu bikaba abantu. Yewe muntu uri ku manegeka, kano kanya ijambo ry'Imana rije vuga ngo amanegeka, uri ku manegeka, uri umusambanyi, uri ku manegeka, yewe wa murozi we, yewe wa mujura we, yewe wa mupfumu we, kano kanya Imana iravuze ngo ayo ni amanegeka, ugeze ku ndunduro. Yewe muntu ukora ibikorwa bidakwiriye, Imana iravuze ngo ayo ni amanegeka. Ndagira ngo ubwire ngo ijambo ry'Imana iravuze ngo twari mu manegeka. Yewe wa mutinganyi we, yewe wa muntu ukora ibikorwa bibi we, wewe wumva ko Imana yakuremye, Imana iravuze ngo va muri ibyo ngibyo. Umurongo wa 8 ni ugaragaje neza ngo ariko noneho mwiyambura ibi byose, ibintu bikurikira bivuga ngo umujinya. Yewe muntu ufite umujinya, yewe muntu uhora mu bujinya, yewe muntu uhora mu burakari, yewe Imana yavuze ngo ibyo bireke. Urakomeza ngo umujinya tubwiyambure, uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Yewe muntu uvuga ibikorwa bidakwiriye, yewe muntu uba uri umukristo muri kino gihe, igihe wizeraga utumbere Yesu Kristo, gucogora kwaracogoye muri kino gihe tuye mu gihe cy'ubuhenebere. Yewe ibuka igihe wizeraga, Imana ikagukoreramo, Imana ikakuvuga, Imana ikaguha amavuta, ukemera Imana. Iki nicyo gihe ugomba kwihana ibyo bintu bitandukanye. Umurongo wa 9 ni ugaragaza ngo nimukabeshyanye ubwo mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye. 10 barakomeza ngo mukambara umuntu mushya uhindurwamo mushya kugira ngo ugire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'uwabaremye. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo kano kanya wisuzumye, ese usa n'ishusho y'uwakuremye? Ese Yesu Kristo ko yaje hano ku isi akadupfira, akabaje kutegera ikirenge mu cyacu, agerekeye kugira tugiye kirenge muke kugira ngo tubashe gukora ibikorwa nk'ibyo. Yesu yaratotejwe, Yesu yaratutswe, Yesu yarakobwe, kandi Yesu ibyo byose, haleluya, yabyitwayemo neza bingabo. Ndagira ngo ubwire mwene data wo kwiki ijambo ry'Imana kano kanya, igihe wizeraga, ese imirimo ya kamere wiyambuye, igihe wizeraga, igihe waturaga ukemeza yuko Yesu Kristo ari umwami, ari umukiza wawe, ese kano kanya
ubu ngubu niyo nzira niyo ukirimo, ese kano kanya iyo nzira niyo ugihagazemo, uwaza ahuri agasanga ibikorwa wihaniye, imirimo ya kamere, ese iyo mirimo wayivuyemo. Umurongo wa 10 niwe bavuze ngo mukambara umuntu mushya uhindurwamo gukiranuka, mukagira ubwenge ngo mugire ishusho y'uwabaremye. Haleluya! Iyi shusho yaturemye nta wundi, Yesu Kristo ni uwaturemye n'Imana. Ariko Imana ubwo yaturemaga yoheje umwana wayo kugira ati ibyo twumva ko bidashoboka, iyo mirimo tutumva tutashobora, ndagira ngo mbwe mwene data ko ijambo ry'Imana ibyo twumva tutashobora, Yesu Kristo yaraje hano ku isi arabigaragaza, avuga ngo ibyo tutashobora Yesu Kristo yabishoboye. Kutihangana igiti cy'umubabaro twumva tutabishobora, ariko Yesu yarabishoboye. Gutukwa Yesu yarabishoboye, gutotwa yarabishoboye, gukubitwa yarabishoboye. Natwe rero nk'uko umurongo wa mbere wabigaragaje ko tugomba gutumbira ibyo mu ijuru, tugomba kumva ko ubwami bw'Imana bwo mu ijuru, tugomba kumva yuko ubwo Yesu yabishoboye natwe tuzabishobora. Yesu yambaye umubiri n'amaraso, Yesu yambaye imbaraga nk'izo dufite z'umubiri, nawe yumvaga acitse intege. Igihe kimwe yumvaga ibintu bimurenze, agiye utotezwa, agiye kubitwa, abona igiti cy'umubabaro kiri imbere ye, ibintu agiye kubona, aragera mu gashyamba ka Getsemani, arasenga, aravuga ngo mwami, nimbona biriya bintu bikwiriye ko bindenga, kiriya gikombe ndakwinginze fasha kiriya gikombe kindenge. Ariko avuga ati niba uko nshaka ahubwo yuko ushaka. Ndayongwe mwene data, wumva bikuremereye, wumva ibibazo bikurenze by'isi ya Satani azerera yumva yuko yagombe kukugera, aho nayo nkubwire ngo Imana yo wumva yuko ibibazo bigiye kukurenga, ukumva yuko ibintu byakurenze, ukumva yuko bigiye kukunanira, ndagira mbwe mwene data, haleluya, Imana iwe ikigeragezo kigiye kukuzaho, akabona Satani agiye kuzana ikigeragezo cyenze ubushobozi bwawe, Imana irareba ikareba toni gifite, iyo udashobora kukihanganira ihita igishyira ku munzani ikagikuraho. Rero mbwire ngo Imana yemeye yuko ikigejeje kikubaho, ibizi neza yuko uri bugitsinde. Iyo rero utsinzwe, icyo gihe uba ukojeje Imana isoni, ntabwo ubaye umugaragu wayo, kubera ko yamaze kugipima kandi uri bugitsinde. Ahubwo icyo ugomba gukora mwene data wumva ijambo ry'Imana, ugomba kwemera yuko Imana iyo yagipimye wumva wagitsinda, kandi Imana yishingikirijeho iragufasha. Twe kwishije ku buhanga bwacu mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose, Satani arahari arakora. Kano kasi n'igishimiro Satani kafite imbaraga. Igihe kimwe abana b'Imana ngo baragiye muri Yobu, umva baratembe bajya kuganira n'Imana, ngo Satani nawe yinjiramo, ngo Iteka Imana mubaza ngo ese Satani ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu, amubwira ngo uvuye hehe, umve utambagira isi, ngo iyo si ngo maze kuya ngo maze Imana amubwira ngo none se teye umugaragu wanjye Yobu, ati yego. Satani avuga ngo mukureho ikiganza cyawe ngo umume mugerageze. Imana avuga ati mwimye ubugingo bwe. Ariko kano kandi nagira ngo ubwire ngo Imana idusabye gutumbira ubwami bw'Imana. Haleluya! Ubwami bw'Imana icyo nicyo dusabwa, dukomeye gutumbira ubwami bw'Imana. Mwene data uteze amatwi, Imana iramagurukije ngo wumve yuko Imana idusabye gutumbira ubwami bwayo, dukomeye gutekereza iby'Imana ishaka, iby'Imana ikora, imirimo yayo, ibyo muri rusange. Pawulo niwe wakomeje ku murongo wawo wa 11 ngo aho ngaho andi aba hamaze kwihana iyo mirimo ya kamere ndi twavukiye mu byakorwa bibi, twiyambuye ibikorwa bibi, twambaye kamere nshya. Umurongo wa 11 mwene data n'amagambo meza, havuga ngo aho ni haba hakiri umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga, rigawa cyangwa umusikuti, cyangwa imbata, umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi muri wose. Haleluya! We muntu ufite ngo nduyu nguyu, we nduyu nguyu, ni abakira umuyahudi n'acyana umuyudi, we muntu wumva yuko ugifite ubwoko muri wowe, we wumva ko umuntu ukomeye muri kino gihe, Imana iravuze ngo tumbira ubwami bw'Imana. Iki ni cyo gihe, ese igihe wizeraga, igihe wumvaga Imana ikubwirijwe, igihe waturaga ukagenda ukabicyaremwe gishya, ese kwizera kwawe uracyakurimo? Mwene data muvandimwe, kwizera kwawe kuracyakurimo? Utumbiriye ubwami bw'Imana?
ese kwizera kwawe mu bibazo ugira muri nosi, ibibazo biratandukanye. Abantu muri kino gihe basigaye bashaka ubuhanuzi, birwa mu butayu, bava mu cyumba bajya mu kindi. Imana yavuze aha, Imana iri ahangaha. Ndagira mubwire wewe mwene data, kano kanya nimba uri icyaremwe gishya, utari umuyahudi, utari uwakebwe, utari umuntu w'iki gihe cyangwa se imbata muri kino gihe, Imana irakubwiye ngo icyaremwe gishya izakirwanirira. Haleluya. Ndagira ngo mbwire mwene data kuri ijambo ry'Imana kano kanya, Imana iravuze ngo bicyaremwe gishya. Ese nimba mva waraguye, wumva imirimo wakoze, ukumva rwose n'ibigikoyo n'iki gihe, iki nico Imana ikubwiriye ngo hindura imibereho yawe, subira mu nzira, kuko igihe kirageze, igihe kirarangiye. Ndagira ngo mbwire ngo iki nicyo gihe cyo gukorera Imana, kandi iki nicyo gihe cyo kumva yuko Imana iri kumwe nawe, kandi Imana ikagufasha mu bikorwa byawe, mu nzira zawe, mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, ukumva ko uyoborwe n'Imana, ukumva ko utari wa muntu wa kera mu buhenebere bw'isi ya Satani. Ndagira ngo mbwire ngo mwene data, Satani sigaye afite amayirime. Satani afite imikorere itandukanye. Satani ndamubwire ngo icyo tutavuze ntashobora kukimenya. Satani agenda ku byifuzo byacu, ibyo dutekereza, ibyo dukora. Mbese Satani we areba akwereka mu kiganza, akagutwereka ngo aha, ariko akakwereka ibiri inyuma, akakwereka imigambi ye, akakwereka ibintu byiza, ibyo ateganya, wowe ukagendera muri ibyo, ariko akakwima inyuma. Ibiri inyuma nabikwereka, ejo wakora ikintu ukabona ndikigenda, ukanuguyemo n'imitego, ukanukoza ibikorwa bibi bidakwiriye, ugasanga ibyo. Ariko nawe mbwiye mwene data, igihe twakoreye Satani nakiza turimo, imyaka yose nabayeho nkorera Satani, mu izina rya Yesu nta kintu Imana, nta kintu Satani yigeze ngezaho. Ariko nawe mubwire ngo mu gihe gito, mu mezi 2 ngwandukiye Imana, mu mezi 2 nkoreye Imana, nkabicyaremwe gishya nkuko Paulo yavuze hano mu Bakolosayi igice cya 3. Nukuri nawe mubwire ngo sinyiri wa wundi, sindi umutinganye, sindi umusambanyi, sindi umujura, sindi umubeshyi, ariko haleluya, Imana yansize amavuta, Imana igira uko ishaka. Ndagira ngo mbwire ngo mwene data uri hano kano kanya, wo ku ijambo ry'Imana, Imana iravuze ngo iki nicyo gihe cyo guhindura imikorere yawe, iki nicyo gihe cyo kumenya Imana yawe, iki nicyo gihe cyo guhinduka. Ndagira ngo mbwire mwene data ku ijambo ry'Imana, Imana ivuze ngo duhaye amavuta, Imana idubwiye ngo dukore icyo tugomba gukora. Kano kanya ndagira ngo mbwire ngo Imana yansize amavuta, imvana mu bikorwa bibi byose nari ndimo, iranyiza kandi uko ngaragara nkuko nari meze, umuntu atereka imisatsi, umuntu amera ukuntu, ibikorwa bibi bya Satani. Aho ndagira ngo mbwire ngo Imana iravuze ngo ntago tukiri imbata, turi ibyaremwe bishya, dufite ubwenge kandi kuko dutumira ubwami bw'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo iki Imana ivuze ntago iginduka mwene data, waba uri hanze, waba uri hehe. Ngewe Ejide Imana iramagurukije ngo mugena warekaga bya bikorwa, Imana imbwiye ko ngiye kuyikorera, kandi yuko imishizamo amavuta, imaye umwuka wayo, imaye kuyikorera uko ibishoboka kose. Niyo mpamvu muzakurikirana mu gihe kizashira, nzaba hacano yanjye, Imana yamaye, umujye mwumva ijambo ry'Imana uko ikora, uko Imana ikora, uko Imana nanga ubuhamya y'ibyo Imana yankoreye. Imana rero kugira ngo mwene data wumva ijambo ry'Imana kuva ari gukozeho kano kanya tukaba tuganiriye, ukaba wumva ukeneye kumvugisha, waca mu gikari tukaganira. Nimero zanjye ndazitanga nyuma y'ikiganiro. Ariko ndagira ngo mbwire ngo Imana icyo yavuze ntabwo izigera yivuguruza, kandi mu byo ukora byose wumve ko Imana iri kumwe nawe. Ubwo rero ni Imana yamaye mvuta kuba umuvuga butumwa wayo. Wewe aho uri, wumva ufite ibibazo bikugoye, wumva waraguye, wumva arasubiye inyuma, ijambo ry'Imana ikaba rigukozeho, tugiye gusenga kugira ngo Imana igufashe. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, mutetsi hejuru n'isi, we Imana idahinduka, we Imana ikora, we Imana ivuga, we Imana itegeka ibintu bikaba, we Imana yankuye mu isabye ibyaha, ukadufasha tugahinduka, tukabicyaremwe gishya nkuko Paulo abigaraje mu Bakolosayi, tukabicyaremwe gishya gikwiriye mu izina rya Yesu. Abantu mu bubata bw'ibyaha, abantu bakiri mu mwijima, bakumva ko ibyo ngibyo bakirimo, ndasenze mu izina rya Yesu nkuko amagurukije Imana yo mu ijuru, Imana y'igitangaza, Imana ikora, Imana ivuga, Imana kije Abisiraheli. Wowe Imana ndakwinginze ufasha abo bantu bakwijambo ry'Imana, bahinduke, babibyaremwe bishya, bakore bafite umutima ukwiriye, badafite uburyarya, kandi baguhindukirire, kandi ubakirane umutima w'impuhwe, maze umve gutakamba kwabo, ubakize mu izina rya Yesu.
amen ni ukuri mwene data imbaraga amavuta kandi Imana izaguhe na kado amena. Nanjye nafashijwe kuri mwabibonye ko Imana ari igitangaza. Ubwo twabaga kera turi mu kabari twambaye amajipo twambaye amakanzu, abagabo turi mu busambanyi turi abagabo tukora ibikorwa by'urukozasoni, ariko ubu twari tubonye umwanya wacu twicara tukaganira ku by'ijambo ry'Imana, tukicara tukumva icyo Imana iri kuvuga, tukicara tukavuga iby'Imana izadukora ejo hazaza dufite amasezerano. Imana yo mu ijuru nishimwe. Rero nshimye Imana kubw'imwe data, Imana yo mu ijuru ni ukuri ko nyishimye kubwo kwemera Imana, iyo nguyu akemera Imana akaba igikoresho cy'Imana. Imana yo mu ijuru ko nyishimye, ntabwo ari ku bwacu ni ku mbaraga z'Imana. Rero iyo bari ku bwacu ntitwakabishoboye, ariko kubera ko ari imbaraga z'Imana niyo mpamvu tubishobora. Umwana twari tuzi kuvuga ijambo ry'Imana, twari tuzi gusenga, twari tuzi kwifata neza imbere y'abantu, twakoraga ibikorwa biteye isoni, amagambo apfuye, amagambo y'urukozasoni, tutazi kubaha, turi abanyengeso mbi, ariko shimye Imana mu ijuru ko hari ikintu yagiye ihindura ku buzima bwacu. Suje Jado aherereye Imana imumugisha, Damascene, Eig n'abandi bose na Sharuma. Hano ndi muvandimwe wacu nshuje twa Sharuma, nawe mujye mukurikira ku channel yanjye nawe, kandi ni ukuri nawe musuhuza aherereye hose. Shima n'Imana yashatse umudamu. amen abakomeza urugendo. Yes, amen. Yashatse umudamu yari umugabo nawe umusambanyi wambaraga amakanzu, yarigize umugore wa muramuzi, ariko mu minsi ishize yahamagambye ati Claude uzaze kunsura, ubu mfite umudamu. Yahamaga umupasiteri arabasengera baribanira mu bari kumwe. amen Niyo nshimye Imana kubwiwe kuko yakoze ikintu gikomeye cyane. Ntabwo byoroshye mwe abantu mudukurikiye ko umuntu w'umugabo yambaraga amajipo akambara amakanzu, ari umusore akafata umwanzuro ati biya bese nabayemo byose ndabiretse nkurikiye Imana n'ikimenyimenyi nshaka kugira umuryango, agashaka umudamu. Imana mu ijuru imushyigikire, Imana y'amahoro imwubakire, azagira urugo rwiza. Mwifuje kugira umuhungu n'umukobwa, ni ukuri mu isi imbere tuzamusura tumuganirize twumve tumubaze uko urugo rumeze nuko bimeze neza. Rero abantu badukurikiye ndabashimiye, numa nta kintu narenzaho, ni ukuri Imana mu ijuru ibahe umugisha. Rero ndabashimiye kandi ndabakunda. Shimira abantu buri mwe wese udukurikira, buri mwe wese ukora share, agakora comment, like. Ni ukuri Imana ibamera umugisha ko ni inkunga ikomeye, ni inkunga ikomeye cyane, ni inkunga ikomeye cyane, kubera yuko bigaragaza yuko turi twenyine, bigaragaza yuko mudushyigikiye, bigaragaza yuko mudukunda natwe tubakunda. Mudahari ntabwo twaduhari, mudahari ntabwo twavuga, duhari kubera mwebwe. Ni ukuri ngiye guha rero mwene data uri hano kugira ngo abahe nimero za telefone, waba ushaka kumusengana, waza mutuma mu rusengero rwawe akaza kubwiriza, yaza gutanga ubuhamya, turahari kugira ngo dukorere Imana mu buryo bwose bufatika, haba mu gutanga ubuhamya, haba mu kubwiriza, haba mu kuririmba, haba muri kintu cyose kivuga Imana, turahari. Cyo cyatugejeje aha ngaha. Rero ni ukuri kabaye telefone ziwe mukeneye uzajya umuhamagara nta kibazo. umuntu ushaka ko tuvugana cyangwa se ashaka ko dumusengera, ese ufite channel, ufite YouTube ukoresha, ufite WhatsApp, amagroup atandukanye, aho hose ncishaho ubutumwa bwanjye. Ubu nsigaye ncishaho ubutumwa, ntabwo ari bya bindi bya kera korona. Ashobora ku WhatsApp yanjye cyangwa twanamamagana ni 078 93 95 42 nizo nimero zanjye wamboneraho. Yaba WhatsApp ukamamagara nakwitaba, tugasenga Imana tugafatikanya, cyangwa se wama n'inyunganizi mukomeza kuyoboka Imana, nabyo nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Sinangiza nashimira abantu inshuti zanjye kadasohoka bari kuri WhatsApp yanjye. Ni ukuri Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ikomeze ibamera umugisha. Ndabakunda, ngiye birandenga murabizi, kuko mba numva ibintu Imana ikora biratangaje. Imana ihindura umuntu ikamuha inshuti nshyashya, ikamuha inshuti nzima, ikamuha abantu b'umumaro. Ni ukuri mujye musenga Imana iduha abantu inshuti nzima, iduha inshuti z'umumaro. Ahandi umuntu agira ikibazo ukaba muri kumwe, ahandi umuntu uzarukora akagusengera, handi umuntu uzagira ikibazo akagusura. Ni ukuri mujye musenga Imana iduha inshuti nzima, kuko isi irimo abantu benshi cyane, ariko habuze inshuti nzima, habuze abantu b'ingirakamaro. Rero ni ukuri Imana mu ijuru ibamera umugisha. Tugiye gusoza imwe data asengera abantu, dusengera abantu babanye natwe mu biganiro twagize, abantu badukurikiye tubasabira umugisha, abantu barwaye bakire, abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ni ukuri kugira ngo Imana mu ijuru ikomeze ibane natwe, kumbwira n'abantu bafite ibibazo bako baguma kwihangana, abantu barwaye bihangane, abantu bafite ibibazo bihangane, abantu bumva ko bidashoboka
ni ukuri bihangane kuko kumana birashoboka. Ikintu cya mbere nabonye gutabarwa ari Imana yonyine itabara umuntu, nubwo byagenda gute, nubwo wagira famiye ikomeye, nubwo wagira imiryango Imana itahabaye itari mu ruhande rwawe, nta cyakorwa. Nta cyakorwa, ntabwo wakwishinga imiryango cyangwa iki. Imana yonyine niyo twakwishingikirizaho. Reka dusenge, ubwo ndabasezeye rero, bayi, mugire umunsi mwiza, ciao ciao. Reka dusenge. Imana, Mwami Imana yacu, umutetsi w'ikirenga ijuru n'isi, nta hindi Imana ibaho, nta yindi Mana twizeye, nta yindi Mana dukorera, nta yindi Mana yatutoranyije mu bibi. Tuba abagaragu bawe bakwiriye, turavuga ijambo ryawe, turashimira ijambo ryawe kuko waritugejejeho, kuko ari ijambo rifungura, ribohora. Niyo mpamvu kano kanya nsenze sabiye abantu ku ijambo ry'Imana bakurikiye kuri no channel, ni ukuri ndabasabiye umugisha kandi ubafashe, waba ubabaye, waba urwaye, waba ushonje, ndakwinyize kugira ngo barebane amaso y'impuhwe, ubagirire neza kandi ubafashe mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibibazo bibaremereye, abantu bose bumva bahangayitse, abo bose ndagira ngo imbaraga zawe, gukiza kwawe, gutabarwa kwawe kubagereho, ubabere ingabo, ubabere umufasha, ubabere umutabazi, kandi bakomeye kukwiringira kuri we Imana igira neza. Ngaho bana natwe rero kandi ufashe ibindi byose ubona dukwiriye, twingiye kubitwongerera, twadugusenze tunyije mu izina rya Yesu Kristo, amen.